Bwana asifiwe. Mwarangije kwicara? Abahari inyuma mwarangije kwicara? Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Haleluya. Tuzamure Imana amaboko. Haleluya. Kongere kandi tuzamure Imana amaboko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Haleluya. Ukuri. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazamuye kumukorera, icyakora n'imbabazi agira nizo bituma tumukunda, imbere ye niho ari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguye kumukorera, icyakora n'imbabazi agira ayikunda, imbere niho ari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Nicyo gituma umutima waje utazatinya na gato, ntazareka ubugingo bwaje ngo buzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora. Nicyo gituma umutima wawe utazatinya na gato, ntazareka ubugingo bwaje ngo buzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yaza kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere niho ari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Ashimwe. Amaso we, amaso ya la simade, intambwe zacu yaza kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Ashimwe. Amaso we, amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, ayiguriye kumukorera, ayizakora n'imbabazi nizo bituma tumukunda. Ari byose
amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, ingabe zacu icyakora n'imbabazi agira nizo zituma tumukunda, niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, Uwiteka ashimwe, ashimwe, Uwiteka ashimwe, ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, ashimwe. Tugire gutya. Uwiteka, Uwiteka ashimwe, ashimwe, Uwiteka ashimwe, Uwiteka ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, ashimwe, Uwiteka, Uwiteka ashimwe, ashimwe. Tuzamure bano. Amatwi yacu yumvise byinshi, intabwe zawe icyakora n'imbabazi agira nizo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, ayiyo cyakora n'imbabazi. Tuzamure Imana amaboko abantu. Muranezerewe yemwe? Hano mu baravirase ko hari ngutuntu mwamwumva basi. Ni uhindura amateka, wari umushumba kabunamye. Hallelujah. Anakimwe kimunanira niwe wimura abatware, akimika abami ugiheze, anakimwe kimunanira agengibi. Niwe ureba mu nda y'imbumba akabona isanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niwe ureba mu nda y'ingumba akabona
kimunanira arashoboye. Niwe ureba munda y'ingumba muri marimo ahindura umubabaro akawugiriza ishimo bisa nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Ni ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niwe ureba munda y'ingumba akabona kimunanira arashoboye. Niwe ure munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye haina na kimwe kimunanira arashoboye. Niwe akabona abantu bafite amatelefone muzamure, mugure amatelefone muzamure amatelefone yanyu. Nubwo wambaye bazureke ba noneho sikaneri yayindi zipima ngumwana afite amezi abere munda. Bwana sifiwe. Twabwira mu mujyi uzuje bakubwira ngo ufite inda y'amezi abiri kandi umutima kuratera uwo n'umuhungu ko turamubona tukabona n'umuhungu. None sikaneri y'Imana iyo izirebe ikamibona generation iyo tizireba ngo n'umuhungu cyangwa iyo izireba mu ndiri vide ikabona ama generation. Ni ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Baburuke. Niwe ureba munda y'ingumba akabona niwe akabona aina na kimwe kimunanira arashoboye. Niwe akabona Zamuri mata kwa watu wanasema garuka
asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Iyi ndirimbo igihe Imana yambayemwo ishurirwa rinini. Imana nizire uwo bataye ikamubonamo perezida, ikareba umupfakazi ikamubonamo nyirakuruza w'abakomeye, ikareba imfuzi ikamubonamo papa w'ubwoko bunini, ikareba mayibobo yabuze ibyo kurya ikayibonamo minisitiri wa affaires étrangères. aho yabona ni ureba munana kimwe kimunanira arashobora na kimwe kimunanira arashobora na kimwe kimunanira. Perezida baba ndekeruko mukomere Imana amashyi. Arakoze cyane. Imana imumugisha. Amen amen. Imana imumugisha. Amen. Tumutunge ibiganza. Haleluya. No. Abari inyuma tunyeganyeze duha Imana icubahiro. Tuzamure ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya. 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 Dufatikanye tuvuge ngo wanyeretse neza. Ababishoboye twova hasi tugafatikanya. Yes. Haleluya. Papa uzatura nawe uvuge nimba warabonye wanyeretse. Tuzamura ibiganza. Ineza wanyeretse ineza kongera kandi wanyeretse ineza wanyeretse wanyeretse. Tuzamura ibiganza kandi ineza wanyeretse ihama wanyeretse mani bamugisha wanyeretse nukuri wanyeretse ineza wanyeretse
haleluya taco nari kwishoboza tagufite taco nari kwimarira tagufite taco nari kwishoboza tagufite taco nari kwimarira tagufite ibyo mfite byose ni wowe mana ibyo mfite byose ni wowe mana ibyo mfite byose we ni wowe mana ibyo mfite byose zavuye mu kiganza cyawe Yesu we ibyo mfite byose zavuye mu kiganza cyawe mana ibyo mfite byose zavuye mu kiganza cyawe Yesu we wanyeretse neza wanyeretse rimana wanyere mani bamugisha kawa wanyeretse tugira gutya wanyeretse tugiye gusimbuka hamwe sisi Pardon, ngiye gutanga itangazo. Umuntu ukeneye gutaha ntasubira guhagarara hano hanze. Ukeneye gutarama, udakeneye gutarama ntaduteza ibibazo byo kudatarama. Umuntu ukeneye gutaha azatora ibitabo byiwe atahe. Umwana uri hanze uguma gukina ibiza kuba ndimo ntiyagira uwo muza kubaza. Tunezerwe ariko tureke kandi gusa n'abafanye mu kabumbu. Amen. Amina. Kugira ngo iminota twahawe tuze kwisoza mu mahoro. Murakoze Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ngabo papa zamura ufate amatusha rufite mu kare. Amatusha rufite mu kare. Narenge kuvuga ngo kuririmba no gusimbuka cyane ariko tutabihamisha imitima yacu. Byose ni imfa gusa. Haleluya. Hari abantu baririmba gusa ngo wanyeretse neza ariko atabasha kubara neza Imana yamweretse. Ni wa muntu uzumera nk'utera mu murima ariko atiteze kwimbura. Haleluya. Ariko iyo tuvuga ngo Yesu wanyeretse neza, haleluya, tugomba kubara imirimo y'Imana. Haleluya. Kugira ngo iyo tubaza imirimo y'Imana biduhesha imbaraga zo kurengera ibibazo byose, bikaduhesha kwizera ko ibyo Imana itarakora n'ejo Imana izobikora. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze, 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 niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Warangiza ukabarisha Imana yakoze. Komeza ufate. Zamura kandi piano gatoya. Zamura piano. Zamura volume. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze.
ntabwo ari umwana w'umuntu. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Haleluya. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Mu gihe tuba turi kuramya Imana gutya, ukabara ibyo Imana yakoze, warangiza ukagira gute, ukabizana ukabara imirimo Imana yakoze. Haleluya. n'Imana yabikoze, ntabwo ari ubushobozi bwawe bwatumye bikunda, biriya byari binaniranye, n'Imana yatumye bikunda. Sinabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ze, sinabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ze, uwahanuwe kuva kera n'abahanuzi, nimumwizera azaba batiza Umwuka Wera. Haguruka izuba ryawe rirarashe, manurina urimbishe cy'Imana yawe. Haguruka, tuzamure ibiganza gatoya. Izuba ryawe rirarashe, izuba ryawe rirarashe, manurira uririmbishe by'Imana yawe. Yataye kure ibicumuro byawe, yataye kure ibicumuro byawe. Siga gutinya amateka, zirubwoba, ririmba imbabazi ze. Yataye kuri ibicumuro Yesu we. Siga gutinya amateka, zirubwoba, ririmba imbabazi ze. Zamura ibiganza rero. Haleluya. Ariko umwanya Mana we, ukomere Imana amashyi. Imana ibagire neza cyane. Senge agasengesho kagufi. Kagufi ndetse gusenga. Amen. Twese no gusaranganya, bakoresheje umwanya wabo n'amatike yabo, bagomba nabo guhumeka baririmba. Senga hanyuma Pawa nitambukana imbere. Yesu ashimwe. Mutambuke Pawa. Ariko njya nibaza nkumva ngendana umutwaro wacu, kandi sinzi ukuntu Imana izaduha igisubizo cy'icyo kintu. Amen. Turi mu bwoko, unkurikire gato, turi mu bwoko busa naho butagira igihugu, kandi natwe twari tugifite nk'abandi. Amen. Noneho muziki ndukiza kimbabaza, nza ndeba impano z'aba bana bacu, bakuru bacu, basaza, abasore, kabona impano zabo zaho zigaragarira, kubera kutagira muzi n'ikindi. Iyo batwagiraga igihugu buriya, ibizo bitaramo bibera muri ico gihugu biba bimeze biti. Amen. Amasaha umwanya wagiye.
kansenge Yesu nabona ngo azega ataturabuje ku gihugu cyacu stade zacu ngo tuzakoreremo igitaramo cy'abana b'abanyamurenge turirimbe iyinga ryose twarainstara ibyuma dufite podium zo hejuru ariko wamana uku niko Imana yibumva kasenge data abigisha bakomeye ku isi mu ijambo ryawe n'abana b'abanyamurenge abaririmbyi bakomeye ku isi n'abana b'abanyamurenge ariko twahindutse indatane twarazerereye mu isi impano zacu twabuze aho tuzigaragariza twabuze nta gihugu dufite mana ya Isiraheli uwera wa Isiraheli Imana izizirikana icyo yavuze Imana izireba mu nda y'ingumba ngo ikabonamo ishanga rikomeye cyane nubwo kuri none twahindutse indatane mana nubwo twahindutse izererezi ku isi ariko tubabarire data wongere natwe uducira inzira utwereke dukebere ingobyi nkaya yindi wari warakebeye Adamu bw'igihugu cy'ubwoko buvuga ururimi rumwe isi isaze kureba iwacu abanyamahanga bazaze kureba iwacu abasuru bazaze gutarama iwacu Yesu mwana wa Dawidi wowe dusenga uzawumva uyu mutwaro mpaka nini uyu mutwaro tuzawugira kugeza ryari hakundi wotugirira uducisha inzira mu butayu inzira igaca mu mazi inzira igaca no mu muriro bigakunda tituzi inzira uzacamo ariko icyo twiseye Mana ya Isiraheli we barakoze cyane Imana bamugisha tuamini nena ishara zitafuatana na haleluya tujya gutarama gutya nimusakuza turabirangiza kare ariko nitugenda ku murongo twakora iminota 5 tukaba dusengera abantu bose samani haleluya ariko twosakuza twosengera n'umwe n'Imana yo ceceka tugataha ariko bitondere ntiyagira usakuza bene datanu bari n'abanabi bakomeye nemera kandi nubaha namwe n'abandi bicaye hano duceceke dutuze ntiyagira icyo twosakuriza mugenzi none mugenzi warasakuje mubwire ngo ndashaka kumva Imana reka kunsakuriza sema amen kandi uko dutarama nuko tubuzina cyane umwanya muremure bana bagabo barahangaha Imana izagura umugishika ikakongorera uzamuka tigisirimba udwifishe twumva icyo Imana ishaka kuvuga cyane samani haleluya uri utaratibu nimba twari iminota 5 nimba ari 10 nimba ari 30 kugira ngo tubanguke hari gihe twatubusina iminota 50 ikarangira ntaco dukoze ariko Imana yovuga ubu nyine twariko turimba shinda ukamutubwira ngo hagara Yesu aranyongoreye nimba ari gahunda tukazikora uko nimba ubwumvishe umwuka araguhasi sema haleluya kuko ire kuza ukicara hano cyangwa kuryama uryame dusenge Yesu yakora igitangaza umwuka nabwira ngo usana igitengo ushire hano cyangwa urupapuro cyangwa ikirato cyangwa sofa bibiri nitaziza mu mitwaro ugishira hano dusenge imirindi y'abana b'Imana bari hano basengera hari icyo yokora uko ntibigenze neza uwo no murongo tuge gukoreraho niturangiza tutarame twumva Imana hasigaye reka bacurange bene data baririmbe niturangiza koma twateka itaramo uwo mwuka bwira uduhagarike naje bahaye no kano kanya gatoya ndaza kumenya uko tubigenza curanga baba nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha Satani yararagase irabona Yesu nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha Satani yararagase irabona
ugize neza kubikoze kandi ukaba ugaragaye Ariko rwose Yesu. wabikoze kandi ukaba ugize neza izina ryawe rihimbazwe muntu wese umugira neza kandi ahura n'ubwiza bw'Imana, ikiganza cyawe kirambuye ahura n'imbaraga kandi z'Imana. bakubone Kateta uyu mugoroba bose ahasigaye tugiye gutaha ujane natwe twese mwene data Alex naza afate gahunda amen mujane amahoro y'Imana mwese Yesu Kristo